ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Uragenda ugacanga amazi ugacanga ejo ukareba yugukena gutyo ukabona mu by'ukuri nta muntu wenda wo muri M23 wigeze wivuga ibigwi ko ahagaze kwa Murima cyangwa se mu FARDC ibintu byose urabireba ukabimenya. Hanyuma rero ko intambara ibyenda uko yagenda kose ahameze nko kwa Murima hahoraho igihe mutaragarika intambara. Iki kintu tucyumvikaneho neza. Ariko ukuntu dusesengura tukavuga amakuru ya mu karere k'intambara tugasasa mutayibuze nabumvikanisha ko hari ahantu intambara yagera ahigeze ntibajye mu kaga kuvuga ngo hamwe kikaba kirakemutse giteje ikibazo ahandi nanone hakongera hakaba inkuru. Intambara ikomeza kuba intambara kugeza irangiye. Kuki kwa Murima rero ubwo kwa Murima hahindutse urumva hongeye hahinduka nka Ruhina amavi n'urugero hahindutse ya mutunda twavugaga ndavuga ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa leta hahindutse hagize irindi zina ariko by'ukuri kwa Murima wavuga uti no man's land nta muntu n'umwe hafite reka tarangamo ibikorwa bya gisirikare. Iyo hari ubwo buryo bwubaswe iyo mechanism yubaswe neza nahikorera akazi cyane cyane nk'aba bahagaritse imirwano bita permanent nk'abaraporutera abakora amaraporo ndi bashobora gutora ndi barwanye bene aho niho bazi. Cyangwa iyo ushaka guhuza abantu bahanahana nk'imbohe cyangwa se imfungwa z'intambara aho kwa Murima niho bahagarara hakurya bati muzane shayi zace 5 namwe muze mutwareshe 6 hano cyangwa bapfuye bagize gute. Yego kwa Murima rero nagace ubu dukora ikiganiro ntabona ko hari umuntu uvuga ko hari uhafite muri bombi. Ahubwo buriya nuko wenda geography tugora tuba dukwiye kumva ngo nyuma yo kwa Murima urumva kuri M23 yigiye imbere irenze kwa Murima ni hehe ifite ni hehe hari muri target kuko kwa Murima ntabwo hakiri muri target buri wese hafiteho agapande hafiteho agapande. Ukongera ukareba uti leta ya Kinshasa yo irenze kwa Murima ivudukanye mu 23 nihe yageninga yabigeze la limite entre le Tanganyika, Fizi et Uvira. Nyine ngo nibyo yavuze ari kuri radio Top Congo FM ngira ngo niyo kuko ndabona ari muri studio zayo. Ubwo rero nibura tugiye mu buryo bw'amakuru kwa kundi twavuga tuti SM23 yavanshije yabayerekeza he nkuko nyine na FARDC yavanshije yabayerekeza he. Ubwo tubonye ko yahijanja kubera ko kugeza uyu munsi tuvugana yego haba mu ruhande rwa politiki haba mu ruhande rwa gisirikare ku side ya Kongo nta no mufite imyato yivuga ibigwi bose barapfukamye. Kandi Sandrine narabikubwiye nubwo tutarabapfumu nkubwira ngo ibitero bya leta naguhaga urugero kuri cya gitero cya Katapira, operation Katapira iyo bibaye bikurikirwa na contre attaque mbi cyane za M23 kandi zigarurira ahantu hanini. Narabikubwiye kenshi nabwo reka turebe ibya Minembwe ariko akazakurikira Minembwe bazakabona ukuntu babyita mu Kinyarwanda. Wowe ugasanga izindi zavuye mu ntuza kumeze zigenda zisubira inyuma urumva ukisanga uri mu byina wenyine abantu banakurambe bavuga batasuriye we arimo kubyina ibiki. Niba hari umuntu urimo kubabarira hariya erego umusirikare wa Kongo mu kazi yumva rwanira igihugu cye nta kimwe arashobora kugira sibyo. Umuzarendo akashabazendo bari mu kimwaro kuko abazarendo ni imvukira za hariya zaharwanirwa. Bari abazarendo bagombye ko barwanira hamwe na Sematama bagombye ko barwanira hamwe na General Makenga kuko bari abazarendo bageze Kinshasa ivangura rihiga abarwandofone
n'abaswahilofone nabo ryabica abo rero bakaba bakwiye basangira impamvu ikimwaro kinini rero kiri ku ngabo z'u Burundi kuko ingabo z'u Burundi zifite ingero nyinshi. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Bakunzi ba Gasaro TV ndabaramukije umurere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezaho update agiye atandukanye. Ndikwana Marshal n'umuntu wacu nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye ku ngingo zitandukanye n'ubusesenguzi bitandukanye. Bwana Marshal waramutseho biriwe? Mwaramutse neza Sandrine, umeze neza se? Meze neza ndashima Imana. Imana se irakwishimira ibyo banga hari amakuru waba ufite? No kurira nyishimira. Ubwo ibyo babyita partnership. Ubwo ufite good partnership. Iranyishimira kandi burya ni ntungare bwira 17. Gucumura karindwi wa kabije nta ntungare icumura karindwi. Niyo nacumuye. Aho wenda ibyo ugiye gukurikiza. Nyine. Ariko rero uramenye umugani usubirane. Oya nibyo. Karindwi mu bintu by'ubumana. Urumva niko ariko Imana ihorana imbabazi. Oya ntabwo wakandisha Imana ntabwo kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri baducumura kuko tuzi ko hari imbabazi ngo ikiba gisigaye no kudufata bakadushyira mu nyanja bakadukambiraho urusyo bakaroha mu nyanja. Nese ari umuntu bwira adacumuye ariko ntabwo ari password nyine mbwira urumva ushaka kwira udacumuye. Urumva hari umugani n'imvugo ushobora kubakiraho n'urugero sibyo bigatuma umera nabi kuko Imana igira imbabazi. So niba Imana igira imbabazi ntago imbabazi Imana ari urwaho sibyo kubyitwaza kuko igira imbabazi. Iyo bigenze gutyo ngo baraguhambira bakawushyiraho urusyo bakaroha mu kivu. So nta simbizi karindwi rero n'umwuzuro w'ibintu by'Imana niko abantu basobanura teoloji babivuga sibyo. Yego ntabwo rero umuntu ucumura karindwi yaba ari intungane ahubwo yaba ari suferi yaba ari umukozi wa suferi. Aha reka umuntu ucumura karindwi rwose azagenda ayibwire babiyaranje mu babarire. Genda cumura ariko si karindwi ye twese turacumura ariko ugeze kuri karindwi wananiranye bishobora no kugeraho. Ese ubu ngubu umuntu mu mwanya muto umukomanye wagera hirya undi mugakomana uragira ngo byo erega nta cyaha kiruta ikindi. Nyine iriya karindwi bavuga si ibyaha birindwi ngo bavuge ngo uyu munsi nakomanye ejo ngira ni ukuvuga ngo byabaye byinshi urumva biritekera Imana isigara ibibona nk'induba. Ibaza Imana ibona umuntu nka nduba babyita imondisi ntabwo ari byo. En fait abantu muri teoloji nivuga ngo ubutumwa rutuntu batubwira kugira ngo turusheho kurohama mu byaha aho kugira ngo badufashe kugira. Gusa icyo nemera nanone nkuko babivuga nuko Imana ntabwo ari dictator. Ntabwo Imana iraho ngo irimbura abantu ngire gute ngo ugize karindwi ngireke kumwakira ariko wumve ko iyo point yuko kubyitwaza ngo bibe birindwi kuko wumva ngo ari nka right yawe baragushyiraho urusyo baguha bakujugunye hari za bugarura ku kivu cyangwa iwawe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Yego ya reka dukomeze mu makuru rero agiye atandukanye. Bwana Marshal kuri uyu munsi ndetse aho mbona kwa Murima n'ubundi bari kuharwanira ariko iki kintu benshi nabonye banakibazaho bati none se kwa Murima ko bavuga ko 23 yafashe hati bari kwarwanira gute kamera aho ngaho byaba ari igitangaza. Amakuru ugiye mbona avugwa na benshi kuko buriya rega izi ntambara tuvugaho zo muri Kongo zifite amasuruse ashobora kubalansinga ukamenya igihari n'ikidahari. Yego rwose ntabwo ibyo byabura. Uragenda ugacanga amazi ugacanga ijoro ukareba yugukena gutyo ukabona mu by'ukuri nta muntu wenda wo muri M23 wigeze wivuga ko ahagaze kwa Murima cyangwa se mu FARDC ibintu byose urabireba ukabimenya. Hanyuma rero ko intambara ibyenda uko yagenda kose ahameze nko kwa Murima hahoraho igihe mutaragarika intambara. Iki kintu tucyumvikaneho neza. Ariko ukuntu dusesengura tukavuga amakuru ya mu karere k'intambara
tugasasa mutayibuze n'abumvikanisha ko hari ahantu intambara yagera aho igeze ntibajye mu kaga wapi wenda ibyo tubivuga tuvuga tuti niba abarwana baparitse ahantu ukwezi amezi 6 abaho baba bararushye kubera umuruho w'amezi 6 bazengurutswe n'imibundano n'imirwano ariko rero wakwigira imbere aho yigiye haba hagiye mu kindi kibazo aho yigiye hakajya mu kindi kibazo aho yigiye hakajya mu kindi kibazo no kuvuga ngo hamwe kikaba kirakemutse giteje ikibazo ahandi nanone hakongera hakaba inkuru intambara ikomeza kuba intambara kugeza irangiye kuki kwa Murima rero ubwo kwa Murima hahindutse urumva hongeye hahinduka nka Ruhina amavi n'urugero hahindutse ya mutunda twavugaga ndavuga ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa leta hahindutse hagize irindi zina ariko by'ukuri kwa Murima wavuga uti no man's land nta muntu n'umwe uhafite ahubwo ni muri interposition n'ahantu hahuje amapozisiyo y'abarwana ibyo bibaho ku rugamba rwose rero kumwe agira umusozi wo hakurya undi akagira umusozi wo hakuno dufate nk'abari Kamanyora bo muri M23 muri Kamanyora Katogota barayigabana umwe agira Katogota 1 n'akagira Katogota 2 yego ubwo rero wavuga ko ari umuntu ufite Katogota ubwigenzura ntawe baba bahibu ntibagenzura Katogota ya M23 Katogota si yabo yose ukagenda ukageza Amasisi naho bafite imisozi nk'iyo ukagenda ukajya za Rubero naho bafite imisozi nk'iyo aho umwe baparitse aha undi aparitse aha kandi abantu banakurikira ibiganiro dukora ubundi bene aho niho hatazurwa hamara gutazurwa hagakorwamo icyo bita zone tampo yego nyine akarere katarangwamo ibikorwa bya gisirikare iyo hari ubwo buryo bwubaswe iyo mechanism yubaswe neza nahikorera akazi cyane cyane nk'aba bahagaritse imirwano bita permanent nk'abaraporutera bakora amaraporo ndi bashobora ndi barwanye bene aho niho bazi cyangwa iyo ushaka guhuza abantu bahanahana nk'imbohe cyangwa se imfungwa z'intambara aho kwa Murima niho bahagarara hakurya bati muzane shayi zace 5 namwe muze mutware 6 hano cyangwa bapfuye bagize gute yego kwa Murima rero nagace ubu dukora ikiganiro ntabona ko hari umuntu uvuga ko hari uhafite muri bombi ahubwo buriya nuko wenda geography tugora tuba dukwiye kumva ngo nyuma yo kwa Murima urumva kuri M23 yigiye imbere irenze kwa Murima ni hehe ifite ni hehe hari muri target kuko kwa Murima ntabwo hakiri muri target buri wese hafiteho agapande hafiteho agapande ukongera ukareba uti leta ya Kinshasa yo irenze kwa Murima iba ivudukanye M23 ni hehe yageninga yabigeze ngira ngo ariko ni za 0.0 ubwo yabigiye kwisubiza kimwe no kubavuga ko M23 irenze kwa Murima ndabona bitakuri ari urimo bivuga ahangaha muri tweet narimo gusoma avuga yuko muri tweet ya Bitakwira yanditse ngo nako ni umuwamukotinze witwa Steve yavuze ngo yamukotingaga ngo la situation n'est pas bonne AFC M23 avance vers Baraka si Murima tombe aujourd'hui nous allons nous retrouver avec les rebelles partis vers Kalemi le point 0 est la limite entre le Tanganyika Fizi et Uvira nyine ngo nibyo yavuze ari kuri radio Top Congo FM ngira ngo niyo kuko ndabona ari muri studio zayo ubwo rero nibura tugiye mu buryo bw'amakuru kwa kundi twavuga tuti SM23 yavanshije yabayerekeza he nkuko nyine na FARDC yavanshije yabayerekeza he ubwo tubonye ko kwa muri yavuze ati rero ibintu bimeze nabi AFC23 iri kwerekeza Baraka ati rero iyo Murima aho kwa Murima habaye haguye ati rwose twakwisanga inyeshyamba zerekeje muri Kalemi ubwo tubonye target objectif eventuel zirembere ya M23 niyo Kalemi ni Baraka hanyuma kanavuga ko rero ngo ibirindiro bya 0.0 uburemere yabihaga kuri Top Congo FM nuko ntawe nubwo nari mbizi kaha kuri 0.0 ari muri triangle ibihuriramo province bon c'est pas province kuko Fizi ntago ari province ariko mu byukuri Fizi na Uvira ni territoire za Sud Kivu tandis que Tanganyika ari province ukwayo ari nayo nyine ifite capitale bita Kalemi ubwo no kuvuga ngo ni 0.0 ni hahantu haba hahurira amazone administratif menshi ashobora kuhahurira ahantu bita ku Kinambura hazi hari bita mu Kanogo burya bavuga ko mu Kanogo naho ari ground zero ari 0.0 y'ahantu kuko burya ngo mu Kanogo iyo hari ku bantu bazuriye umuhanda wo ku mazi hari ahantu hari agataka kagasabo hakaba agataka ka Kicukiro
harya abateriseke bakorera hakaba n'agataka ka Nyarugenge kuko harya ku ntuze kuri Kawushi ni mu murenge wa Muhima burya ni muri Nyarugenge ndabizi neza ntabwo mbishidikanyaho. Bene aha hantu rero urumva haba hakomeye kubera ko tubijyanye muri point zero yo muri Kongo ubwo urumva wava kwa point zero ukaba wakwerekeza nk'uko bitakwira bivuga. Abantu batazi bitakwira n'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhagarariye circonscription ya Uvira, agira amagambo akomeye cyane, agira amagambo abiburwango, arabishinjwa cyane rwose, agira amagambo abishye asharira. Hanyuma rero nyine akaba ariwe muntu wakunze kugaragaza ko ibi bicaremo kuvuga ko M23 urimo kuganza ngo bitajya biganzwa ngo kuva mu mateka ya Kongo. Reka tubitwarire hamwe tuvuge yuko yahigaga hijanja kubera ko kugeza uyu munsi tuvugana yego haba mu ruhande rwa politiki haba mu ruhande rwa gisirikare ku side ya Kongo nta n'umwe ufite imyato yivuga ibigwi, bose barapfukamye. Kandi Sandrine narabikubwiye nubwo tutari abapfumu nkubwira ngo ibitero bya leta naguhaga urugero kuri cya gitero cya Katapira, operation Katapira, iyo bibaye bikurikirwa na contre attaque mbi cyane za M23 kandi zigarurira ahantu hanini. Narabikubwiye kenshi nabwo reka turebe ibya Minembwe ariko akazakurikira Minembwe bazakabona none akazakurikira Minembwe rero noneho kabaye sindi babyumvikanaho niba ariko Kongo barwana leta yibanje intuze iteka bahita bayivudukana urukuri kose Sandrine none yumiwe burundu. Bwa budrone ejo nabonye Colonel Rugabo barimo nabamavugo barimo babukina ntuze nk'agatenesi jongre babujongera urumva ubwo se bwa budrone bwabahangayitse yego. Hanyuma urebe umuntu wansigiye image ntazibagirwa ni umwana w'umuhibu wari wibye synthetizer mu rusengero bagahita barya n'inka y'umunyamurenge akajya yiyemera. Icyambwira nkuriya niba taraguye ku rugamba ubu ngubu aho yicaye ku ntaba ameze. Reba ariko umuntu wicaye kuri arimo yivuga ngo twatwaye n'amasengero yabo ngo bazongera gusengera he. Abarimo kwirukanka byabanye ikibazo. Uburundi nabwo bwari bwashyize imbaraga nyinshi cyane muri biriya bice. Ejo nabonye Steve barimo bacyurira ngo nibwo bwapfusha abasirikare benshi kuva ku Kongo yabaho mu buzima bwa Kongo yose mu ntambara yari yirwana. Kandi nyine urumva za South Africa zavuyemo Samidia azihore vamo yakarafu yagira gute abarundi basigaye bameze nka ya ntore izindi ziva mu ntuze mu sinzo ahantu ntore zibyina bari bahita aho yanyire ziba zibyina kuri podium bafite ukuntu babyita mu Kinyarwanda. Wowe ugasanga izindi zavuye mu ntuze kumeze zigenda zisubira inyuma urumva ukisanga uri mu byina wenyine abantu banakurambe bavuga batasuriye we arimo kubyina ibiki. Niba hari umuntu urimo kubabarira hariya erego umusirikare wa Kongo mu kazi yumva rwanira igihugu cye nta kimwe arashobora kugira sibyo. Umuzarendo akashabazendo bari mu kimwaro kuko abazarendo ni imvukira za hariya zaharwanirwa. Bari abazarendo bagombye ko barwanira hamwe na Sematama, bagombye ko barwanira hamwe na General Makenga kuko bari abazarendo bageze Kinshasa ivangura rihiga abarwandofone n'abaswahilofone nabo ryabica. Abo rero bakabaye bakwiye basangira impamvu ikimwaro kinini rero kiri ku ngabo z'u Burundi kuko ingabo z'u Burundi zifite ingero nyinshi zafatiraho zikava mu kimwaro. Nigeze cyangwa se we nabibwiye nigeze kuvuga nti wenda tuvuge neva cyuye ingabo sibyo. Isoni yagira nizihe n'isoni z'igisirikare cya kabiri muri Afrika nacyo kitarakozwe n'isoni cyangwa cyarazemeye. South Africa National Defense Force ni igisirikare cya kabiri nyuma y'icya Misiri muri Afrika sibyo. Nibi cya Tanzania gikomeye muri aka karere k'ibiyaga bigari cyarayataye kikiruka neva se arenda kugira isoni zimeze gute. Niba Malawi yaratumye hinga biti mutahe hakiri kare mu mercenaire akagenda kuruza kabuno ariko nyine nibyo nigeze kukubwira ngo ino mirwanire yaba bose bakomeza gutsimbarara kuri intambara babyita victoire pyrrhique. Baba bumva batsinda intambara ariko bashizemo umwuka. Ibaze kuba warwana ugatsinsura n'ubutsinsura ariko ngo inkurikizi iyo ntsinzi nagahinda gasaze urumva ukavuga uti koko narwaniye wenda imyaka ndi umuhinzi ndwana n'abahinzi n'iki ariko abana bawe barahashirira ukazasigara udafite abo bihaho kubirya. Abarundi bashobora kurwana n'ubu bagatera inkunga Tshisekedi ariko bikazaba intandaro yuko bizabagwa nabi. Ibyiza rero nuko warwana mu buryo bugusigira icyuho nabyita icyuho mu buryo bugusigira corridor yo kuramira duke wagezeho. Erega n'umusirikare niba akora nayo madolari nabo bajenera amafaranga bamaze gukuramo bakayarya nyine neza. Tazasoza rimba kwa konti
uwikoreye amaboko nk'utarakoreye Imana kandi never kuriya yikorera umusaraba se ntabashaka agahindura akazi indi metwe agahinda. iriya ndirimbo yitwaga kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantere. wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 1,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa. By'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo